Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Flori. Joyeux anniversaire. You look like an angel. You look like an angel. You look like an angel, Flori. You look like an angel. Flora ijambo nawe agira ikintu atubwira ku musama. Expansion. Murakoze cyane. Turashimira kuba twaruje imyaka ntabwo yari umunsi ashize igihe ako aho turashima Imana kuba twuje indi myaka kuba Imana ikidutije igihe cyo kubaho. Ibyo ngibyo ni ishimwe rikomeye kandi namwe ndabashimira cyane kundirimbira byose keke ibintu byose mbese muri make mwakoze cyane ndabakunda. Yes. Aha ni byiza cyane inshuti mudukurikiye, ni umunsi mwiza, ni umunsi w'ibyishimo, ni umugoroba w'umugisha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwishimane n'abishimye kandi mubabarane n'abababaye. Aka kanya rero ntabwo tubabaye ahubwo turishimye. Bibiliya ikongera ikavuga ngo niba wishimye ririmba kandi nimba ubabaye usenge. Twebwe rero ibyishimo byacu twamaze kubinyuza mu ndirimbo. Hano turi ni mu karere ka Rusizi, aho bitaga Icyangugu, ubwo ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Turi kuri coffee shop nziza, ahantu banywera ibyayi by'amoko yose n'ibyo kurya bitandukanye rwose. Nuramuka uje mu mujyi wa Kigali cyane cyane uje i Kamembe, Kigali kubera Kigali ariho duturutse, Kigali ntiratuvamo. Nuramuka uje mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi, ahantu ni heza cyane ndahagukundishije, uzazanywere icyayi. Dutunguye rero umukobwa, ni umukobwa cyangwa no mumama? Naza kumupfobya kandi hari ukuntu wenda bimeze. Ngiye nitwa BKM, turamenyeranye, nkora umwuga w'itangazamakuru Iyobokamana TV, Evangelisation Le Monde TV ndetse no Kuyogezabutumwa TV. Ni televiziyo eshatu rero zatunguye umukobwa mwiza kugira ngo tumuremere umunsi w'umunezero. Hari n'abandi ari kumwe n'abasaza batandukanye bakuru be ndetse n'abarumuna be. Ni umunsi w'ibyishimo, ntabwo twari twabiteguye, dusanze bishimye turavuga ngo reka natwe dufatikanye nabo kwishima. Flora riraguwe neza nkuko yamaze kubidutangariza. Turagenda rero, ninde hano mukuru? Hano turi ninde mukuru? Yes. Nk'umuntu mukuru rero uraza kutubwira Flora ni muntu ki? Flora ibyiza bye ni ibihe? Tubivuge agihumeka akibasha kubyumva. Urabanza wibwira abadukurikiye. Murakoze. Ibyiza bye nitwa Diane Birenzi. Ibyiza bya Flora ntabwo n'ukuntu mbivuga muri aka kanya byose ngo mbimare atabine bya Mungu. Yego. Ibyiza bye ni byinshi, ni umukobwa mwiza w'ikinyabupfura, witonda, usabana n'abantu, ukunda abantu, ugira apeti. Ngo agira n'ukuntu afite akavuyo gatagatifu ngo kubyo iyo agateje abantu bafashwe. Nta kantu gato k'akavuyo wadukorera kugira ngo abantu bamenye uburiwe neza. Yes, uracyavuga? Yego, nashaka kuvuga nyine ko ari umwana mwiza usabana n'abantu kandi witonda. Ni byinshi namuvugaho ariko nyine mu ncamake n'ibyo navuga. Murakoze cyane. Hano uyu rero niwe mukuru hano waba umaze kuvuga kuri Flora. Hari n'undi mukobwa hano dushaka ko agira icyo avuga kuri Flora, kuri uyu munsi wa Flora. Wowe uramubwira irihe jambo? Witwa nde? Nitwa Blandine, nitwa Kiza Blandine. Nta kindi kirenze navuga kuri Flora. Ni byinshi namuvugaho ariko icy'ingenzi nuko mukunda. Yego. Hanyuma wenda igihe cy'Imana nikiragera ko nashaka kumwereka
akantu namuteguriye yego n'inshuti yanjye ndaza ko amwereka ndamukunda cyane nta kindi umufitiye akantu wamuteguriye okay ndashaka ko amwereka urashaka kumwereka nona muhumirize yes ni urubyiruko rw'abakristo turi kumwe narwo turimo turaganira rwashimye gutungura mugenzi wabo natwe turavuga ngo reka tuze twishimane na humiriza nta muntu ushinzwe kumusinziriza mw'ibi birori kameramani twerekera abantu dore rugiye kwigo umuntu atabasha gukora yobora intambwe zacu amavuta y'itabaza nami wanjye murenaka ukuzaza uzambone kure nami wanjye uzagana amavuta y'itabaza nami wanjye murenaka ukuzaza uzambone kure nami wanjye. uyu mukobwa mwiza twahuriye muri ibi birori impano yo kurapa yatangiye ute arimo araririmba rwose neza cyane ati ubwo uzaza uretse gato umva rero umva ikiriho dukomeze ok nawe gira ijambo ubwira Flora gira ijambo ubwira Flora ok nta kibazo nta kibazo uratangira utwibwira nitwa Pamela nkaba Flo ni inshuti yacu icyo namubwira namwifuriza isabukuru nziza kandi turamukunda ni umwana mwiza nta kibazo agira mu buzima busanzwe ni umuntu ugira ibyishimo reba hano turamukunda ni nk'iki kimwe ukundira Flora ni nk'iki kimwe ukundira Flora ni umutima mwiza agira asabana n'abantu bose asabana n'abantu bose areka noneho turebe niba hari undi muntu ufite icyo avuga kuri Flora kugira ngo aze akivuge maze bigende neza cyane uratangira twibwira murakoze nitwa Celine nanjye murumuna we uri murumuna we icyo navuga nyine azakomeza umutima mwiza agira gusabana n'abantu bose ndetse no kubaha Imana yubaha Imana cyane umuntu ashobora kubaha Imana ari umukobwa cyane rwose ari n'umusore cyane nibyo akubaha Imana arayikorera ayikorera iki arayiririmbira n'ibikorwa byinshi wenda gufasha urukundo n'ibintu byinshi Flora bavuze ko ukorera Imana mu buryo butandukanye ushobora kwemera ukaturirimbira nk'amasegonda 30 gusa twagiye ameamua nani apinge Bwana amesema ndio nani akatae ameamua nani apinge Baba amesema ndio nani akatae urakoze cyane tumuha amashyi Flora wacu ngwino ngwino yes ngwino ariko nawe musa muravukana mwese inshuti zacu burya abantu bayishite bagatindana barasa cyane yes
wowe urinde duhuriye hano banyita Alice. Alice. Alice ndashaka kugira ibintu bibiri ubwira Flora kuri uyu munsi w'ibyishimo. Ikintu nshaka kubwira Flo uko mukunda cyane kandi mwifuje ibyiza byose bituruka ku Mana kandi akomeza kure yawe mu buryo bw'umwuka bwo mu mubiri. Murakoze. Ni nk'iki kimwe gusa abakobwa bose benshi wifuza ko bakopera kuri Flora cy'umuco mwiza agira? Ikintu cyiza agira uko akunda abantu kandi nta buryarya agira. Flora nta buryarya agira? Ntabwo agira. Akunda abantu. Ndifuza kumenya rero kugira ngo tudashyira abantu mu rujijo, ubundi runo rubyiruko twahuriye aha uyu munsi wa none muri bantu ki se muri itsinda mufite aho musengera hamwe kugira ngo nabyo bize kudufasha? Murakoze cyane, dufite ahantu hamwe dusengera, ntabwo turi itsinda komtele ariko tugira ahantu hamwe tubarizwa twese dusengera dukorera umurimo w'Imana, turi inshuti, harimo abavukana bien sûr ariko n'abandi turi inshuti bisanzwe. Yego. Musengera ni ministeri? Oya, tusengera mu rusengero rwitwa New Jerusalem Church. New Jerusalem Church. Yego, hano hepfo. Kamembe. Okay, ni Kigali ruhaba? Yego rurahaba. New Jerusalem Church. Twari kumwe n'urubyiruko rwo muri New Jerusalem Church mu mugoroba w'ibyishimo wo kugira ngo Flora akomeze kwishimira ko ariho, akomeze kugubwa neza. Duha Imana yacu amashyi. Abikindi tutavuze. Uracyavuga ibindi? Sawa, turasoje turaza gusaba mushiki wacu hano kugira ngo asenge Imana. Ibi birori ni ibirori byera bitagatifu, ntabwo twabisoza gutya tudasenga. Reka dusengere. Dushimiye kuko umbereye inshuti wacu mu myaka yo kubaho, dushimiye kubw'uyu mwanya, dushimiye igihe cyose tumara hano, tukadutuma dushimiye kuko kandi twinshi. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.